kuramya Imana nuko ibikorwa byawe byose n'intekerezo zawe zose n'ubutunzi bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'ibyo wowe bwawe byose ufite biba bigombye kuba byubahisha Imana. Ntabwo bivuga ko utazacuruza, ntabwo bivuga ko utazafata mikoro, ahubwo kuri mikoro yawe ubikoresha ibintu bihimbaza Imana cyangwa se bishima Imana. Ni ukuvuga ngo abakobwa cyangwa abasore, abagabo cyangwa abagore bakwiriye gukora imibonano mpuzabitsina ari uko bemeranijwe ubwabo babiri, kugira ngo ubeho mu mudendezo, mu munezero, ikamuremera umukobwa. Yakanguka agasanga umukobwa ari aho ngaho, amaze gukanguka amubonye aho kumwenyura gusa yaratangaye ngo amutera imitoma, aramubwira ngo urakagufa ko mu magufa yanjye, urakara ko mu mara. Bakobwa muri abantu b'igiciro, nimwe muzana ibyishimo mu isi, ni mwebwe mubyara abantu, ni mwebwe mwagura igihugu, ni mwe mwagura, nibo batuma isi itarimbuka. Abakobwa tugoye ikaze ukurikiranye Day to Day, kamuvuge ngo aho uri hose Imana ikomera imigisha. Amazina yanjye nitwa Rich, mbifurije ikaze kuri Day to Day, mbashimira muri iyi minsi mumereye neza, mwatumye ndeka kandi kazi kose. Ubu ngubu naje kujya mbaha ibyishimo. Imbere yanjye ndi kumwe n'umubyeyi, ni umumama mukuru, ntago nkunda kuvuga abamama bakuru mu mazina. Namara kutwibwira aradusengera, namara kudusengera hanyuma turebe ibintu atubikiye hano kuri Day to Day. Abantu mumukurikiye hari ibyo yatuzaniye, turebe, reka dutegereze ikiza duhishiye. Wabanje ukatwibwira. Nitwa Mama Karabo Angela Nyiraguhirwa cyangwa Ange. Nkunda gusenga nkanabikora. Ubwo uranyita Ange cyangwa unyite Ngera cyangwa unyite Angel, biraterwa nuko wuzura umwuka wera. Mu bintu by'Imana namwe mwemera nuze? Twemera iki? Mwemera amazina twita hano y'abastari twiyitirira y'utuntu tuzi. Si umubatizo wose ubwo ufite aho wabatirijwe, ubwo uzajya ugenda ubisobanurira abakunzi bawe. Niba waritwaga Eric ukaba witwa Rich, oye na Eric wirinda ubwo ufite uwakubatije, uzatubwira uko wabatijwe. Nabatijwe na Day to Day, yambatije Rich, naje gusanga bita. Harya Day to Day bivuze umunsi ku munsi, umunsi ku munsi. Ni nabyiza cyane tubahereza ijambo ry'Imana, byiza cyane. Umunsi ku munsi dukizwa, umunsi ku munsi dusenga, umunsi ku munsi twubaha Imana, umunsi ku munsi tubaha ibyiza cyangwa se tubashishikariza ibyiza. Imana ishimwe. Reka dusenge. Amen. Abantu bo kuri Day to Day, umunsi ku munsi tugihera duhora dusenga. Mana yacu, ise w'umwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko bibaho mu ijuru. Utubabarire ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'ubushobozi ari ibyawe none n'iteka ryose. Bana natwe muri iki kiganiro, kandi ibyo ushaka ko bigera ku bantu bawe, ibyo ushaka ko bamenya, aba ari byo dushyira mu kanwa. Kandi ntitubivuge ku bwacu, ahubwo tubivuge ku bwawe, kugira ngo imitima ya benshi ikire, ndetse abantu babohoke biciye kuri Day to Day. Urakoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro muri byose, mu izina rya Yesu. Amen. Wow. Abantu babohoke bakizwe binyuze muri Day to Day. Yego. Ndashinga itorero rero. Abantu babohoke bakizwe, tuvuze kubohoka, duheraho. Oya buretse. Buretse kubohoka. Buretse ku kantu ko kubohoka tuba tukababikira. Tukagarukaho. Yego. Ahubwo reka mbanze nkubwire yuko ngiye gushinga itorero rya Day to Day. Ntabwo ndi bubona abayoboke. Itorero rya Day to Day. Day to Day. Ubundi itorero ni iki?
muri ADEPR ahubwo uzashinga idini itorero ni irya Kristo uri umwana we nyine wowe ubwo uri mu itorero yego ahubwo wowe uzashinga nka branche cyangwa groupe gutyo ibintu nk'ibyo ariko ntubyite itorero ubyite groupe kuko mu binyambura kandi numvaga ari byo sawa mumeze neza muri aho tumeze neza turashima Imana ishimwe cyane muri amahoro ndamahoro mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri ndashimira Imana iyo umuntu ameze neza mu mubiri numva ko yagakwiye kuba ameze neza mu buryo bw'umwuka oya ntaho bihuriye siko bavuga ngo roho nziza ngitura mu mubiri muzima ubwo urumva ushobora kuba rero ufite umubiri muzima ariko udafite roho nziza ubwo ntacyo yego ubwo birumvikanye ariko hari roho mbi nayo irahari hari roho mbi hari na roho nziza icyo twebwe mu kirokore twita kuba ufite umwuka muzima cyangwa umwuka wera roho ni umwuka roho ni mu Giswahili bisobanura umwuka mu Kinyarwanda reka se maze imyaka yose nzi ngo buriya roho nyine ni ijambo riri aho rya roho mutakatifu ni Giswahili ariko bisobanura mwuka wera roho mutakatifu umwuka wera nicyo byisobanura roho mutagatifu ni umwuka wera bamwe rero babivuga mu Giswahili abandi bakabivuga mu Kinyarwanda ahubwo no gusanga tubipfa kubera kutamenya indimi tuzanicana burya propaganda nimbi kwera roho maze imyaka yose ku myaka mfite ukuntu nshaje utazi ko roho ari wo mwuka njye numvaga roho na mwuka wera ari ibintu nyine bisobanura kimwe ariko nkumva ko mwuka wera ni Ikinyarwanda urumva noneho na roho mutagatifu ni ikindi Kinyarwanda kandi nacyo kivuza ibindi bintu ku ruhande roho mutakatifu ni umwuka wera nuko roho mutakatifu ni mu Giswahili umwuka wera ni mu Kinyarwanda ni nk'uko abazungu bavuga ngo Holy Spirit yego nabyo se si umwuka wera rero bakunze tugomba kwigisha niyo mpamvu tuba tugomba kuza hano kugira ngo abantu tubyumve kimwe nawe utabizi n'undi utabizi nanjye nakamenye kubera ko nakize nanjye namaze igihe kinini ntazi ko bitandukanye utazi gutandukanya ariko ndabizi ko hari abantu benshi cyane ukavuga mu bintu byanyu by'umwuka ibintu byanyu byo mu myuka tukabishwanira kandi namwe iyo muhamagara roho mutagatifu n'ubundi muhamagara mwuka wera ngira umushuti wanjye ujya uvuga ngo tugwize ubwenge ngo tugwize ubwenge ubutunzi n'amafaranga n'ibindi abyita ngo kugwiza ni umushuti wanjye rero abantu bagwiza ubwenge basi tumenye gutandukanya twebwe Bibiliya iravuga ngo wuzure mwuka wera ugwije ubwenge yego iyo ufite ubwenge ukagira na mwuka wera byiza cyane kuko na bwa butunzi na ya mafaranga na bya bindi iyo ufite ubwenge biraza ese ko hari abantu bavuga yuko ubwenge ibintu by'Imana bitakenewe kuzamo ubwenge gutese kandi mbese Imana ntikeneye injiji iyo tubishyizemo iyo tubishyizemo iyo umuntu babishyizemo ubwenge usanga tugiranye amabifu n'abayobozi bacu reka ibyo tutabikurura ugasanga bibaye byinshi dukwiriye kugwiza ubwenge kandi cyane ariko tukuzura n'umwuka wera ariko bamwe na bamwe batubuza ubwenge abo bamwe na bamwe nyine bihorere wowe ubimenye nona mu itorero mfite day to day ariko se wivuga torero muri church branch itorero reka day to day ni umuronko buretse ni channel se umuronko day to day nayigize branch sinjye uyitegeka sinjye CEO wayo se uzabanza ubisabira uburenganzira chairman yavuze ikintu asaba uburenganzira uziko ibyangombwa by'itorero cyangwa by'idini
cyangwa bya caci basaba ibyangombwa byabyo byo muri RGB hariya wenge ntabwo ngiye kushingiye kubaka inyubako na etaje rekeraho rero reka kuvangira day to day reka ibe umurongo cyangwa umuyoboro w'ubwenge n'umwuka wera n'ibyiza ariko n'ubundi nanjye navuze cano n'umuyoboro yego abantu rero bakurikiranye day to day sibyo reka tubabwire ngo bagwize ubwenge mugwize ubwenge kandi mwuzuye mwuka wera amen hanyuma se uduhishiye iki mu makara duhereye kuri ibyo rero twahoze tuvugaho duhereye kuri ibyo ibintu waje uduteganyirije ikintu naje nteganyije ijambo waduteguriye byiza cyane ko umuntu yahuye nawe nk'umuntu uhuye n'umukozi w'Imana hari ibintu baba bateguriye abantu nkatwe ubwo rero kandi njyewe uhagarariye aba bantu ubona bari bagukurikiye abo mpagarariye wabateguriye iki nanjye ndimo ikintu nabateguriye ni ikintu cyiza cyane icyo umwuka wera yanshyize ku mutima naje kubabwira ese ni gute wagira umwuka wera cyangwa waba mu by'umwuka ukabihuza n'iby'ubuzima busanzwe kuba ibintu by'Imana ari byo twita iby'umwuka cyangwa ibya roho mutagatifu ukabihuza n'ubuzima busanzwe tugafata ubuzima tubayemo mu buryo ubuzima dutuyemo ubwo tubayemo buno buzima bwose turimo bwo gushakisha ubuzima ariko ibyo ngibyo ibyo n'ubundi turabizi nta muntu ubaho adafite Imana sibyo adafite Imana ntabwo abantu bose bagira Imana si ukuyemera no kuyitunga no kuyigira kuko njya numva bavuga ngo tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana siko njya numva bavuga niko bavuga uvuze ngo twese turimo ntabwo baba bavuze ngo ubayeho cyangwa babayeho twese ubwo turimo ahubwo ikintu numva muri ibyo ngibyo njye nagakuyemo nuvuze ngo guhuza ubuzima dusanzwe tubana no kubuhuza n'ubuzima bwo muri Kristo Yesu bw'Imana ibyo bintu n'ubundi birahuye bihuriye heza niwe wabiduteguriye ariko numvaga inshuro nyinshi abantu benshi muri rusange bavuga ko cyangwa se batekereza ko kuba umuntu w'Imana cyangwa kuba umukozi w'Imana kubivanga n'ubuzima busanzwe reka mbahe nk'urugero kuriya bavuga ngo hari ijambo Yesu yavuze ngo kugira ngo umutunzi cyangwa umukire ajye mu ijuru ngo bingana nk'uko ingamiya yakwinjira mu ntoboro y'urushinge muri make bagatangira kuvuga ko bidashoboka kuba umukire cyangwa kuba umutunzi cyangwa gukora indi mirimo runaka y'ubuzima busanzwe no kuba umukozi w'Imana ari ibintu biri kure cyane bitandukanye ubu munciriye urubanza ko nazajya mu ijuru nibyo nyine nshaka kuko buriya ni ibintu bitumvikana ari ukuntu natwe mugane bya bindi twahereye abantu baratubeshya yego ntabwo wambwira ukuntu nuvuga ngo ingamiya ntibibaho nyine ko yakwinjira usibye n'ingamiya n'urutoki rwawe ntirwakwinjira mu ntoboro y'urushinge yego ibyo ntibishoboka bivuga ngo ntibishoboka kireka Imana ifunguye ijuru yenda urushinge ikarutubura ingamiya ikaba ngufi ariko ubwo bivuze ngo aho ngaho umwanditsi nimba byanditse muri Bibiliya umwanditsi yavuze ko bidashoboka ko umukire yajya mu ijuru ubwo ndeka ubukire nyine icyo nicyo turi hano tubwira abantu kugira ngo abantu benshi urumva bakunda gukoresha za mvugo ngo abakire si abantu ngo abakire ni gutya na gutya ngo abakire ngo ntibazajya mu ijuru ngo abakire ni inyamaswa yes ibyo nibyo nshaka ko tuvugaho nibyo naje rero kubwira abantu bo kuri day to day kugira ngo buzure umwuka wera ubasobanurire iby'Imana hanyuma bagwize n'ubwenge kugira ngo babeho nyine no muri iyi si turiho hanyuma rero bigahura bite koko ibyo turabyumva njyewe nanabigenderaho uko niko isi imeze niko yabivuze niko tubyumva hanyuma wowe noneho uvuga ugute yuko wabihuza ukaba uri umukire kandi koko burya umuntu avuga ntawe utinya ishyamba
ahubwo atinya icyo bahuriyeho. yego uwabivuze mbere ubwo afite icyo afite icyo yagendeye. Hanyuma wowe uje rero uje kuvuga ngo abantu bahinduke bave gutya bajye hano, ibyo bintu kandi tukaba tuzi ko bibaho, kabakire mugani ngo ari abagome, ngo abakire nakureba ntiyagukandagiza mu modoka ye kandi ntacyo bitwaye bike. Wowe kuko wumva umuntu yabihuza gute ubundi no mu buzima busanzwe ko ibintu by'Imana ubona byemerewe kwabo? ibintu by'Imana byemerewe ukwabyo. Abantu b'Imana bari mu isi yabo, abantu bari mu isi isanzwe nabo bari mu isi yabo, noneho wabihuza gute? Ukajya urara amajoro, ukaba uri kurara amajoro imihanda, ukajya no gusenga muri nibature nayo ko byose biba ijoro. Yego wabihuza ute? Aho ngaho rero niho umunyabwenge agomba gutekereza, agatekereza iby'ubwenge, agatekereza iby'ubuzima busanzwe, hanyuma akanatekereza ku by'umwuka. Kuko abantu batwigisha cyangwa se Bibiliya tureberaho dufatiraho urugero, bitwereka ko turi muri ubu buzima, ariko ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Noneho kugira ngo duhuze rero ibyo bintu, kuba mu bintu by'Imana kandi ukaba no mu buzima busanzwe. Narimo nkubaza, yego iyo umuntu avuze isi isanzwe, yego ukavuga n'isi y'umwuka, reka tubivuge muri icyo kigero burya bize gutandukanya abantu bataza kuza kukumva, batagira ngo turi kubacanga, bikabaza kuyoberwa. Ni isi isanzwe iyi ngiyi tubamo y'ibyaha, mu byawe ibiki n'ibiki, mu mafaranga, ni isi y'amafaranga iri aho ngaho isanzwe. Isi y'amafaranga igutegeka kwirirwa ukora, wigomwa ugira ubona amafaranga. Akaba rero n'isi y'umwuka ari ibarizwamo abantu b'Imana, abo tuvuga ngo ni abakozi b'Imana. Hanyuma ibyo bintu umugani wabihuza uti? Ukaba mu isi y'amafaranga, iyi ngiyi tubamo isanzwe, n'isi y'umwuka wabihuza uti? Urakoze cyane. Icyo kibazo ni ikibazo cyiza kandi abantu benshi bibaza, nanjye najyaga nibaza, ariko naje gusanga bifite aho bihurira cyangwa wabihuza bigakunda. Ikintu cya mbere, reka tuvuge ku bantu bari mu isi isanzwe cyangwa se mu buzima busanzwe. Nimvuga ubuzima busanzwe kubera ko twabanje kuvuga ku bintu by'abakire, baragira ngo twibasiye abakire. Oya, reka iby'ubukire tubiveho, kuko umuntu ashobora kuba umukire akaba no mu Mana, birashoboka cyane. Ahubwo reka tuvuge muri iyi si abantu mwisangamo, isi yo kwirukanka mu mihanda, isi yo kwirukanka mu tuzi dutandukanye, ubucuruzi cyangwa se muri isi y'amafaranga, mushakisha mbega ubuzima bugoye, ubuzima bukomeye, rimwe na rimwe hakaviramo ubukene cyangwa se n'ibindi bibazo bitandukanye muri iyo si. Akenshi abantu baba muri iyo si cyane batagira umwanya cyangwa umunsi cyangwa igihe cyo gutekereza ku Mana, biragoranye, birabagora cyane, biranabaremerera cyane, kuko ntibashobora kwizera. Muri bo nta wundi mutabazi baba bafite. Mutabazi se uretse nyine ubyumve neza, banza ubyumve neza ujye wambaza. Nta kibazo. Yego, ni ukuvuga ngo inshuro nyinshi bene uwo muntu, umwanya we wose, ibitekerezo bye byose, ikintu icyo ari cyo cyose, aba ari gushakisha ya mafaranga cyangwa se yiruka muri ibyo bintu. Bamwe na bamwe bashobora no gukora ibyaha kugira ngo babone ya mafaranga. Abenshi bashobora no gukora ibintu bibi cyane, cyangwa gutekereza nabi, cyangwa kwibwira ko ugiye mu bintu by'Imana byakubuza gukora ibyo ngibyo ukabura ya mafaranga, bigatuma batabasha kubihuza. Ariko ibyo ngibyo ni ingero nyinshi. Yego, abakozi b'Imana bafite amafaranga benshi babashinja ubutubuzi. Yego, abandi abatayafite bakaba ikibazo nibo bakozi b'Imana. Yes, ubwo exactly tukavuga ngo umukozi w'Imana ni umukene. Oya, ibyo rero njyewe numva ntemeranwa nabo. Ntabwo nemeranwa nabo, kuko kuba umuntu w'Imana d'abord biba bisaba ngo ube uri inyangamugayo.
uba uri uwo kwizerwa, sibyo? kandi kuba umukire bisaba kandi kutaba kuba inyangamugayo. umukire oya ntabwo kuba umukire bisaba ko wari ugiye kunyobya, wari ugiye gutuma mvuga nabi. Abanyamakuru mwabayemo kuba umukire oya we wimvugira nabi rata, abantu bari kundeba. Kuba umukire ntabwo bivuga ko utaba inyangamugayo. yego umukire Kugira amafaranga si ukutaba inyangamugayo. twadeviye akantu gato ukansobanurira umukire n'umutunzi, ariko ni wowe uri kubinjyanamo. nta kibazo oya ndashaka ari akantu nshaka kukubaza ariko nabwo utarambwira neza umutunzi n'umukire ko uko bitandukanye. aho turagumana ikibazo cyanjye nawe ku mukire ntago waba uri umunyamafaranga cyangwa uri umuntu cyangwa se uba mu isi isanzwe. tuba ari umuntu ntago waba uba mu isi ngisi isanzwe y'ibyaha n'amafaranga. Kuba umutunzi rero, kuba umutunzi ni ukuba uri umunyamafaranga n'ibindi bintu byinshi uba ufite, ariko ufite n'umutima mwiza, ubigiramo urukundo, ubigiramo ubumuntu n'ubunyangamugayo. Icyo gihe uba umutunzi, sibyo? Uba ufite nyine ubutunze imbabazi, utunze umutima, utunze ubuzima, utunze n'amafaranga n'ibindi byose uba ufite, witwa umutunzi. Iyo rero akenshi rero abakire, iyo bavuze ngo umuntu ni umukire, aba afite ibintu afite bimwe na bimwe, ariko hari ibindi adafite. uwo ni we mukire. Hari igihe umuntu aba afite amafaranga ariko adafite umutima mwiza, adafite. Hanyuma Bibiliya uwo yavuze ku mukire, yavuze ku mutunzi. Umutunzi hanyuma rero n'umukire, abakire nta kibazo bafitanye n'iki? Abakire nta kibazo bafitanye na Kristo, ahubwo abatunzi. Si umutunzi Kristo yavuze ngo wasige umwe, yabwiraga ngo abanza asiga ibyo afite atunze. winjyana muri ibyo bindi kandi ndagira ngumvishe ko ibyo bintu kubihuza bigoye. Biragoye se? Ntabwo bigoye. Niyo mpamvu dukeneye Mwuka Wera, niyo mpamvu tuza kuvuga ku Mwuka Wera, niyo mpamvu tuza kuvuga ku bintu by'Imana. Kuba uri umukire cyangwa kuba uri umuntu wo muri iyi mihanda ushakisha, ushaka uburyo, ushaka ubuzima, ushaka imibereho, ariko ntusige Imana inyuma, ahubwo Imana ukayishyira imbere. Naho nshaka kugera. Ibyo bintu uri kumbaza n'ibyo bintu uri muvuga, n'abandi ndabizi ko ariko babimbaza. Ndabizi bazana bitubaza muri komanteri. Yego, muri komanteri ubwo muzaduha ibitekerezo, mutubwire uko namwe mubyumva, kuko sinciye iteka, kuko ibyo nzi hari abandi bazi ibindi kundusha. Ngiye nemera ko nta muntu ndusha. Uribeshya cyane. Abantu barakurusha ndetse cyane. Ubwo ni bande? Hari abanyamakuru bakurusha. Uwo munyamakuru ndusha iki? Hari barici bakuru kukuruta. Murici ninjye murici wa mbere. None se njye nasobanukiwe Bibiliya. Banza wumve Rekeraho. Nuzana ibintu by'abanyamakuru byo kugira. Nta muntu n'umwe usobanukiwe ibintu byose. Nta muntu n'umwe uzi ibintu byose. Nta muntu n'umwe. Abantu bose bamwe ni bato, abandi ni bakuru ho gato, abandi barimo hagati, abandi bari hejuru, abandi bari hejuru cyane. Noneho hejuru ya byose hari Imana. Imana yo ndayemera. Yego. Ariko ngiye kubera ndi umwana wayo ndi wa kabiri. None se nta buruta? Ngewe abo nduta barahari. None wowe nta bakuruta mu buhanga? Barakuruta. Ninde zaze reka turekeraho, tuzatumira abandi bantu baze. Nyabuneka muzamfashe, bazaze babanguke n'ibyo muzamfashe, muze uyu musore rwose uvuga yuko nta umuruta, tuzabireba. Buretse tuzicara, tuzashaka abandi bantu nka 3 dukore deba, hanyuma noneho turebe. Bazaze turebe. Hanyuma dufashe aba bantu bareke bave mu rujijo, utubwire ukuntu wahuza ubuzima busanzwe ndetse no kuba isi isanzwe tubamo, yirirwa yikaraga imihanda ibiki, wagiye gushakisha wirukanka. Reka tubwire abantu katubahe nk'urugero nko kuri iki kintu. Mu by'ukuri ntihariho abantu bavuga ko bari mu Mana cyangwa bari abakristo tukabona bagwa mu mitego runaka.
ibyo nibyo nayingize ngo dusimbukiraho nkubaze. yego ni ukuvuga ngo rero impamvu dushaka kuvuga kuri urwo rugero ni uko rimwe na rimwe gufata ubuzima busanzwe cyangwa ubuzima bw'isi cyangwa iyi mibereho y'isi tuba twananiwe kubihuza n'ibintu by'Imana, akaba ariyo mpamvu havamo ibibazo, ugasanga umuntu aguye mu mitego mu byaha kandi yitirirwa izina ry'Imana. bivuze ngo ikiba cyamunaniye ni guhuza ubuzima bayemo bw'Imana n'ubuzima bwo busanzwe, kandi umuntu w'Imana agomba kuba no mu buzima busanzwe. Ariko hari umuntu uba uri mu buzima busanzwe ataba mu buzima bw'Imana, sibyo? Habaho umuntu wese w'Imana witirirwa Imana, umukristo muri rusange cyangwa se umuntu wese uvuga ko azi Imana. Ni itegeko ko n'ubundi aba agomba kugaruka akaba mu buzima busanzwe. Yes, nawe akiga gushakisha, akajya muri iyi mihanda, akavuga mbega agakora byose kugira ngo abeho muri ubu buzima, abeho neza, atunganirwe, yambare neza, arye neza, abe heza, nuko nyine anyurwe na bwa buzima bundi tuba turi mu mwisi hano. Noneho rero kubera kutamenya kubitandukanya cyangwa kutamenya kubihuza cyangwa kutabigiramo ubushishozi, bigatuma bwa buzima cyangwa kwigishwa nabi, bigatuma bwa buzima twita ubuzima bwo mu Mana dukeka ko kububamo no kubuturamo ubutandukanye n'isi. Oya, umuntu atandukana n'isi yayivuyemo yapfuye. Gutandukana n'isi ni ukuba wapfuye. Ubwo abantu bajya bavuga ibintu ngo natandukanye n'isi, ngo isi ngo ngewe ngo ntabwo mba mu isi, ngo mba ukuntu batukana buriya bagututse ikintu kibi ngo ntabwo ngiye kubigisha gutukana ariko birahari. Buriya ni icyo bakubwiye. Uvuze ngo gutandukane n'isi? Hari ukuntu mbere bajyaga batukana, ntabwo nyine ngiye kwigisha abantu gutukana. Kuko hari ukuntu abantu batukana kera, iyo natambuka nkumva nk'utwana turi gutukana ngo gatane n'isi. Aha, nibyo nyine bakubwiye ngo uragapfa. Burya bagututse. Noneho rero gutandukana n'isi cyangwa se kuba utari mu isi egare kuba warapfuye. Ariko hari ukuntu uba uri mu buzima bw'Imana, imitekerereze yawe, imyumvire yawe n'imikorere yawe yose yuzuye mu Imana, ugakora bya bindi bisanzwe, bwa bucuruzi ukora, bwa bunyamakuru ukora, na bya bindi byose dukora, abantu bose bakora, buri wese akora, ubwarimu, ubuganga, ibindi byose, birya byose, kuba uri umunyeshuri, kuba uri umucuruzi, kuba ukora n'ibindi n'abahanga, n'abakora indege, n'abakora imodoka, na bya bindi byose. Birashoboka ko ubuzima bwawe waba wabuvanze n'ubuzima bw'Imana bigakunda. Ariko rimwe na rimwe iyo wibeshye, hagiyemo kwibeshya, ukumva ko utandukanye n'isi, ukumva ko utandukanye n'ibintu by'isi, rimwe na rimwe ubitwara nabi. Abarokore ntibanyumve nabi ko nshatse kuvuga ko abantu bagomba gukunda isi cyangwa bakaba mu isi cyane kuruta gukunda Imana. Ahubwo nshatse kubabwira ngo dukunde Imana bwa mbere, dukunde Imana mu byo dukora byose. Umutwe wawe, ubwenge bwawe buhore butekereza ku Mana. Uko niko guhuza ubuzima busanzwe n'ubuzima bwo mu Mana. Nuko ukora bwa bucuruzi, nuko ukora bwa bunyamakuru, nuko ukora bya bindi byose ukora, ariko muri wowe mu mutima wawe ufite Imana. Uhora uyibwira ngo Mana, ese ibi nkoze nibyo? Ese ibi ngiyemo nibyo? Ese Mana, ibintu nakoze buriya nibyo? Ese nta byaha nabikoreyemo? Birashoboka rero cyane ko waba uri mu buzima bw'Imana, uri no mu buzima busanzwe. Impamvu mvuga ubuzima busanzwe nanze gukoresha ngo ubuzima bw'isi, nuko abantu benshi bakoresha iryo jambo ngo ni uw'isi, ni ukuba mu isi, ni ugukunda isi, ibintu nk'ibyo. Impamvu ngewe mvuga ngo isi tugomba kuyikunda, isi ni yacu. Urashaka kunshyira mu kindi cyigisho? Isi se ni iyacu gute? Isi ni iyacu.
imana yarayiduhaye ngo tuyiyobore tunayitegeke Munayitegeke. tunayikorere ibyo dushaka Aha. dushaka tuzayirimbure Ey, ni iyacu umuntu iyo aguhaye ikintu imana iguhaye ikintu ibikiguhaye ntabwo imana yisubiraho ntiyivuguruza niko Si- ijambo ryayo rivuga yego riravuga ngo ijuru ni iry'Imana isi yayihaye abantu. gutyo se Eh, iryo niko ryanditse niko ryanditse. nari nzi ko ngewe ahubwo hari ukundi Mhm. yabwiye nuze ngo nguhaye isi ugende uyitegeke uyiyobore Mhm. Uravuga biriya bya Adamu na Eva. Yaremye umuntu imushyira mu isi kugira ngo ayobore ibiyirimo abinabitegeke. Ni nawe wabyise amazina. yego Ariko rero irongera ishyiraho Buretse- n'iryo tubwiye iryo jambo rero ryo riravuga ngo ijuru ni iry'Imana. ni iryayo nta muntu uryiye Yego. ibintu byose bikorerayo ni Yego. ibyayo Isi nayo yayihaye abantu. niyo mpamvu buriya nshobora gufata Mm. iyi si ni iyanjye Ariko nyumva neza aho ngaho. Isi nubwo ari iy'abantu, Imana yari iyibahaye ngo bayituremo, bayiyobore, ariko bajye bahimbaza Imana, bajye baramya Imana. Mbega ni ahantu Imana yari iduhaye ho kuyiramiriza. oya ni ubukode se tugomba kugera aho dukorera Oya. amabizinesi tukagera aho turamiriza imana tukagera n'aho turara None se muri bizinesi ntiwaramya Imana? muri bizinesi Eh. ubwo akazu kagakora ute Ngaho rero. Aha, nawe urumva ko nawe ufite ikibazo ubwo nk'icy'abandi. ndaramya imana iyi Kuri mikoro iyi mikoro. uzungu zigwa hasi Oya. baramya imana gute rero Kuri- ko ngewe nzi ko kuramya imana ari gufata ukaririmba fata mikoro ukaririmba ukaririmbira imana Yo. ukayiramya Byiza cyane umbwiye ibintu byiza nanjye bimpumuye. Kuramya Imana nuko ibikorwa byawe byose n'intekerezo zawe zose n'ubutunzi bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'ibyo wowe bwawe byose ufite biba bigombye kuba byubahisha Imana. Ntabwo bivuga ko utazacuruza, ntabwo bivuga ko utazafata mikoro, ahubwo kuri mikoro yawe ubikoresha ibintu bihimbaza Imana cyangwa se bishima Imana. Niko kuramya Imana. ubwo ndabikora gute kuri day to day nshyiraho akandi kantu Kuri day to day ugomba kuvuga ngo Mana ubu wa mbere kuri day to day. Nujya gukora ikiganiro ujye ushyira Imana imbere. Nujya kuvugana n'abantu batazi Imana ujye ubabaza uti mbese Imana urayizi? Ako kantu ntugatahe utakavuze. Uzaburamije Imana mu byo ukora. Noneho iyo uri no kuririmba navuga ngo ni nk'igice kimwe. No gusenga, kubwiriza, kuririmba, guhanura, za mpano zose z'umwuka wera zidufasha kuramya Imana muri icyo gihe cyo kuririmba no gukora ibyo ngibyo. Ariko no muri bwa buzima busanzwe, no muri bwa bucuruzi, no muri kwa kwigisha, no muri kwa kuvura abarwayi, no muri kwa gufata mikoro ubwira abantu cyangwa se ugira icyo ushaka gutangariza abantu, ugomba gushyira Imana imbere. oya abavuzi bo abo twita abaganga abo ngabo bo si ukwirirwa ibyo byose nabitindaho bitewe n'ibintu bakora n'uburyo mba mbibona bariya bo ahubwo bagakwiye kuzabimura ibitaro bakajya babihereza na caci ku ruhande ku bitaro hakaba hari caci babishatse byaba ari byiza. cyangwa bagashyiramo abaganga bazatureba cyangwa bazumva iki kiganiro bazadutangira icyo cyifuzo, bazamamagare tuganire, bazadutangira icyo cyifuzo. Kuri buri bitaro hajye haba hariho urusengero cyangwa se ahantu abantu wenge mbahaye igitekerezo kubera ko umuganga sibyo ariko hari ibitaro bimwe na bimwe bishobora kuba nka CHK bagira ahantu baramiriza Imana. Abarwayi batumira abavugabutumwa bakaza bakabwiriza abarwayi. bakabwiriza rero bigeze bantumira rimwe njya kubwirizayo. tuzanasubira kandi biba binahari iyo abakristo cyangwa abandi bantu bagiye gusura abarwayi babagemuriye babashyira ibyo kurya, amasabune n'ibindi, burya nabwo buba ari ubutumwa bwiza bwo kuramya Imana mu bikorwa. hanyuma ahubwo tugira ijambo tubwira abantu bose barwaye abantu bose barwaye
icyo mu bitaro nababwira ni hirya no kimwe hino. bari mu bitaro hirya no hino bizera Imana irakiza. ubutaha nzabaha ubuhamya bw'ukuntu Imana ikiza tuzabuvugeho. Oya, reka ntitubuvuge uyu munsi, turi kubwira abantu ukuntu umuntu ashobora guhuza ubuzima busanzwe n'ubuzima bw'Imana. Buriya hari n'ukuntu ushobora no kuba wakomereza gukira njyewe ubibabwira nabonye Imana ikiza, ikakiza uburwayi bukomeye n'ubworoshye. Ibyo abaganga cyangwa abandi bantu bavuga ngo ni uburwayi budakira, ni ukuri birakira. Imana irakiza. Ahubwo bo icyo nabasaba ni ugutangira kwizera, ndetse n'abizera bakagumana kwizera, bagategereza umunsi wo gukiriraho. Kubera ko hari uburyo twizera tukagira ngo ibintu biraba uwo munsi, ariko mu by'ukuri hagati yo kwizera n'igihe runaka tuzakirira haba harimo igihe, kandi muri icyo gihe ububabara. Iyo ubabara rero rimwe na rimwe umubabaro usa nkaho ugutromatije, bigatuma utekereza nabi cyangwa utekereza ibindi bintu bitari byo, ariko ndabizeza ko turabasengera. Mami, reka tubihanganishe kandi twizere ko bazakira, kandi turanabasengera. Hanyuma twikomereze na gahunda. Ibintu urimo kumbwira ndikumva mu mutwe bitari kuguma bikunda kugumamo neza bikuvamo. Ntabwo ndimo ndimagine ukuntu urimo urambwira isi y'amafaranga nikundira nkanjye rice, rega uri kubivuga ukirengagiza ko nanjye ndi umunyamafaranga. Reka nkwereke ukuntu bigenda. Reka icyo nshaka kuvuga, reka tubahe nk'urugero. Hari uburyo umuntu ariho, tuvuge nko ku bakobwa. Yego. Reka dutange abakobwa, mwihangane kandi mukomere, kandi mubyumve ko ushobora kudahuza ubuzima bw'Imana n'ubuzima urimo, bigatuma ugwa mu mutego. Impamvu tuvuze ku bakobwa ni uko ari bo ibimenyetso bifata, ariko bitavuze ko n'abasore cyangwa abagabo cyangwa abagore, tujye twumva se abantu baciye inyuma abagabo babo. Gucana inyuma? Ko gucana inyuma hari ahantu nanyuze gutya, hari ukuntu buriya abanyamakuru bagira ingeso. Genda bumviriza. Buriya ikintu cya mbere kizakubwira umunyamakuru arumviriza. Ni n'umunyamagambo burya. Nta munyamakuru ugira ibanga. Reka aba afite igihe azarivugira, ntabwo aba aribitse, aba ari icumbitse. Kandi ari abakristo, kandi ari abantu bitirirwa Imana, tukumva ngo bacanye inyuma, tukumva ngo abakozi b'Imana baciye abagenzi babo inyuma. Cyangwa reka twivugire kuri aba bakobwa. Umukobwa akaba ari umukristo, ari umuririmbyi, ari umunyamasengesho, ari umuntu rwose tufataho nk'intangarugero, ariko wajya kubona ukabona aratwite. Gutwita se si umugisha? Kandi agatwita atashyingiwe. Gutwita ni umugisha n'ukuri, no kubyara ni umugisha, bitangwa n'Uwiteka. Ariko iyo tuvuze kuri ibi bintu tubishyiramo n'ubunyangamugayo. Tuzi ko kugira ngo utwite ari uko uba washatse umugabo, wakoze ubukwe, hariyo ukambika ababyeyi ikamba. Reka nere kugucarenjinga gusa, ariko ngiye ikintu numva cyo iyo tugeze kuri kesi yo gutwita, yenda nuko tubivuga nabi, bigira amahame yabyo. Burya umukobwa utwise abazanye umugisha, umukobwa ahubwo mbwira uti umukobwa utwise aba afite umuhungu wamuteye inda. Oya, reka kubigoreka. Iki turiho ni uguhuza ubuzima bwo mu Mana n'ubuzima busanzwe. Aba afite umusore wamuteye inda. Uyu mukobwa utwite aba afite umusore cyangwa umugabo wamuteye inda, bidaciye mu mategeko, bidaciye mu mucyo. Reka amategeko wenda reka tubyireke gutyo, bidaciye mu mucyo, ababyeyi batabihesheje umugisha, itorero ritarihesheje umugisha. Ni byiza uwo mwana n'umuziranenge. Buretse rero, ni ukuvuga ngo abo bantu baba bananiwe ibintu by'Imana kubifata ngo babikomeze cyangwa bashyire Imana imbere, ahubwo bakabivanga n'ubuzima bundi busanzwe. Ubuzima busanzwe rero ni ubuhe?
iyo bari aho ngaho ni bwa buzima bw'umubiri bisanzwe nyine kwa kundi tubaho, kubera ko abasore abagabo baba bafite uko bateye n'abagore bafite uko bateye, noneho bafite ukuntu bagirana amarari n'ibiki byose n'imibiri yabo uko ikora. Hanyuma rero iyo uri mu buzima bw'Imana ugomba gutekereza Imana ukavuga ngo nubwo uyu mubiri wanjye untegeka gukora iki ngiki singikora kubera yuko nkunda Imana kandi Imana ni iya mbere muri jyewe. Ukihangana ugategereza igihe ababyeyi cyangwa itorero cyangwa abashumba cyangwa abapadiri cyangwa arya abasiramu bashe babihesheje umugisha. Kuko iyo tuvuze abapadiri n'abapasiteri abantu bagira ngo abasiramu bo tubasiga inyuma, nabo bubaha Imana. Abasiramu be bemera abagore n'abagore ariko beheshejwe umugisha. Oya, umuntu yaguhaye abagore babanese ni umugisha ubuhagije. Oya, winyanyisha ni inshuti zanjye abasiramu wibanyangisha. Ntabwo tuvuze kubanga, njye mvuze ko ahubwo ari beza. Gute? Buretse ahubwo ndajyayo kubera ko abasiramu mva ikintu cyiza bakora. Umusiramu iyo agufashe, iyo nimba kwemereye umugore wa mbere akakwemerera uwa kabiri akakwemerera uwa gatatu ukagera ku wa kane, abagira ngo avuga ati abasiramu ahubwo nta musiramu. Icyo gihe rero twebwe nk'abakristo ubwo ushatse kutambika ibiganiro. Abakristo Bibiliya iratubwira ngo umugabo abe uw'umugore umwe n'umugore aba uw'umugabo umwe. Hanyuma Korowani ikatubwira ngo reka ibyo bintu wibivuga rekeraho ibyo bintu ntabwo bikureba. Ndeba gute njyewe umusiramu nitwa Rici Abdulkarim. Oya, reka mami, reka twe kuvuga ku bintu by'amadini. Njye nari nivugiye, sibyo? Njye nari mvuze ngo yaba abasiramu yaba abakristo, ni ukuvuga ngo abakobwa cyangwa abasore, abagabo cyangwa abagore bakwiriye gukora imibonano mpuzabitsina ari uko bemeranijwe ubwabo babiri. Icya kabiri babibwiye ababyeyi babihesheje umugisha. Icya gatatu urusengero cyangwa idini, ariho tuvugiye by'ako kantu k'abasiramu. Urusengero cyangwa idini, abayobozi b'urusengero cyangwa abayobozi b'idini bavuze ngo ibi bintu nibyo, bakabasengera bakabahesha umugisha bakabasabira umugisha bakagenda bakabyara. Iyo rero umukobwa cyangwa umuhungu, umukobwa atwaye inda cyangwa umuhungu ateye inda bitanyuze muri urwo ruhande, icyo ni igisobanuro cy'uko ubuzima bwo mu Mana baba bananiwe kubuhuza n'ubuzima busanzwe. N'izindi ngero nko ku bacuruzi, tuzabutanga ingero ku bandi bantu b'abanyamafaranga babona amafaranga babeshye, beskorutse, bibye, bakoze n'ibindi. Ibyo ntabyo sinshaka kubivugaho, ntubimbazeho, sindi bubivugeho, tuzabivuga ubutaha. Reka twivugire icyo ngicyo, hanyuma icyo kizaba ikindi kiganiro. Cyane niba ushaka ko dukora ikiganiro cy'amasaha 3. Oya, ntabwo ari ibyo, ahubwo ikintu ngiye kubaza, hari uburyo waba waramenye ababona amafaranga beskorutse babikora nko Nakubwiye sinagusabye ngo ibyo bintu ntubimbazeho none. Reka nze kubyandika, nzaguha n'ingero. Hanyuma mami, utubwiye yuko ngo abana b'abakobwa usanga nabo ubuzima abakobwa cyangwa abahungu cyangwa abagabo cyangwa abagore, nuko urugero rw'abakobwa ari rwo ruhita rugaragara kubera ko nibo batwita, bikagaragara ko basambanye, bikagaragara ko bagize gute, bibagarukaho. Rero niyo mpamvu mpamagarira abakobwa kwicunga. Twazakoze ikiganiro, tuzagikora, tuzakora ikiganiro gisobanura umukobwa. Yego, umukobwa tuzagikora. Umukobwa ni umuntu ukomeye. Umukobwa ni reka datuma mbivugaho nona. Umukobwa ni umuntu ukomeye. Umukobwa ni imbuto y'Imana, ni fondation, ni pepinieri y'Imana. Nta cyongereza nzi. Abanyamakuru b'iyi minsi uretse abakuru banduta. Ye nta cyongereza nzi. Ba bantu bahita abe na good morning. Na good morning. Ntayo. Pepinieri.
pepiniyeri. pepiniyeri Pepiniyeri ni irerero cyangwa se pepiniyeri ni handi barerera cyangwa bafumbira imbuto zizabamwe ibiti byera ibintu bikomeye. Abakobwa rero muri abantu b'agaciro, muri abantu b'igiciro, ntabwo rwose utanze ababwira ukuntu simbavuzeho se, ni abantu beza, n'abantu Imana ariko uribaza, Imana yaremye umugabo imushyira hariya, imuhereza kwita inyamaswa, imuha ububasha, imuha ubushobozi, ariko ngo yajya imureba ikabona ntaseka, ntiyishima, igera ikajya ibona nayo bazacakirana, ikavuga ko umugabo, kandi n'ubundi abagabo baba bari seriye, irangije umugabo aba ari seriye aho ava akagera. ni umugabo rwose, ni abantu bo kubahwa, ebana ndabubaha cyane. Ariko noneho Imana ikavuga ngo kugira ngo unezerwe, kugira ngo wishime, kugira ngo useke, kugira ngo ubeho mu mudendezo, mu munezero, ikamuremera umukobwa. Yakanguka agasanga umukobwa ari aho ngaho, amaze gukanguka amubonye aho, kumwenyura gusa, yaratangaye ngo amutera imitoma, aramubwira ngo urakagufa ko mu magufa yanjye, urakara ko mu mara. Bakobwa, muri abantu b'igiciro, nimwe muzana ibyishimo mu isi, ni mwebwe mubyara abantu, ni mwebwe mwagura igihugu, nibo batuma isi itarimbuka. Abakobwa nzabavugaho, abakobwa nzabavugaho. Noneho rero reka tuvuge ngo aba bakobwa bakwiriye guhuza ubuzima bwabo n'ubuzima bw'Imana, kugira ngo babeho bafite umumaro, cyangwa bazagira umumaro Imana yabateganyirije. Murakoze mami, reka nkubwire ngo urakoze, ahubwo gira ikintu ubwira abantu muri rusange batuye isi, cyane cyane ko iki kiganiro gishobora no kumara imyaka 100 bakagisangaho, kimwe n'uko byaterwa, ariko mu gihe twakirekuye, gira ikintu ubwira abantu kikuvuye ku mutima. Ikintu nabwira abantu ni kimwe, nuko Imana ibakunda. Imana irabakunda kandi ibafitiye ibyiza byinshi. Umugambi wayo ni mwiza kuri mwe, yaba abagabo, abagore, abasore, abakobwa, abana bato, abantu bose mu ngeri zose, mu mirimo yose, ibi mukorwa byose mukora, Imana ifite umugambi mwiza wo kubagirira neza. Nicyo kintu nababwira. Niyo mpamvu nashatse kuvuga ngo ubuzima bwabo babuhuze n'ubuzima bw'Imana. Abantu batangire kwizera Imana, ibyo akora byose ashyira Imana imbere, ko nashyira Imana imbere ibintu bye bizagenda neza, ntabwo azagwa muri iyo mitego no mu byaha n'ibindi byose twagiye tuvuga. Imana ibaha umugisha. Abarwayi mwizere gukira, turabasengera, kandi namwe Imana irabakunda. Imfubyi n'abapfakazi Imana irabakunda. Mu by'ukuri Imana yaravuze ngo ninjye se w'imfubyi, ndi umurengezi w'abapfakazi. Imana niyo so, Imana ni umurengezi w'abapfakazi. Nukuri abantu bafunze bihangane, abemeye ibyaha Imana ibabohore, badohorere. Abataramera ibyaha nabo umutima nama wabo wuzura umwuka wera. Abafunze barengana turabasengera ngo Imana ifungure izo ngo ibafunguke, ndetse n'abari ku misozi y'ubuhungiro, abakene, ababuze ibyo kurya, abari babuze aho kuba, bameneshejwe, abo bahaye amapriyave. Mana yanjye we ni byinshi, isi ifite ibibazo byinshi. Abantu bafite amadene bakaba babashyizeho cyamunara, abo bose turabasengera ngo Imana y'ubuntu, Imana y'amahoro, Imana mukozi w'umuhanga, Imana y'urukundo, Imana y'imbaraga, bose bagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, reka ngushimire, nkubwire ngo ugire ibihe byiza. Urakoze cyane. Abantu bari kuri Day to Day ndizera neza ko bagukunze kandi banagukunda. Kunkunda n'itegeko ni ry'Imana. Gukunda n'itegeko ry'Imana, ariko ni n'ubushake bw'umuntu. N'ubushake bw'umuntu. Rero Imana ikumpera umugisha. Urakoze cyane. Amen.
abantu bataza kwibagirwa kunkandiraho subscribe kuri ako kantu bagende babyita subscribe. ibyo bintu byari byarananiye kubisubiramo ubundi se ubugira ngo wabishobora reka neko twiteza abantu mu gifaransa nimba babyita sabone ujye wivugira nzajya nivugira sabone ariko uzi ko igifaransa ukizi ka sabone ubwo kuvuga ngo mukore subscribe mu gifaransa kuvuga nyine mukore sabone bavuga gukora subscribe deba n'umufaransa ni ukuvuga ngo face abone kora subscribe kanda kuri ka kantu face abone. hanyuma reka ntabwo twasoza utadusengeye. Twatangiye dusenga n'ubundi reka dusenge. Urakoze Mana, tugushimiye kubanye natwe kandi buri cyiciro cyose tuvuze aha ngaha ubanye nacyo. Tugushimiye ko ukijije abarwayi, ugiriye neza buri wese mu rwe ruhande, kandi wimenyesheje abantu imitima yabo ikagukunda ikagushyira imbere mu byo bavuga, mu byo bakora, mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabana nawe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.